Okay, iyo ni gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu muri uyu mwaka w'imikino rero. Umwaka ushize yari Joachim Ojera, Claude Muhawenimana, ariko mu buryo buri officiel binyuze mu kiganiro Rayon Time kiba kuri radio Isango Star kuri uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu tugeze mu masaha y'isa 4:42. Claude Muhawenimana nk'uhagarariye abafana ba Rayon Sport mu gihugu hose ndetse no hirya no hino ku isi. Uyu mugabo turi kumwe ahagarariye za fan club aratubwira coordination yabyo ahigeze, ariko mwebwe muri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu birazwi ko mugomba kwishyiraho intego mukavuga muti umukinnyi dukeneye kugura ni runaka, amafaranga mukagira uburyo muganira n'ubuyobozi mukavuga muti amafaranga akenewe kugira ngo umukinnyi asinye naya. Ibyo bintu kandi amakuru mfite nk'umunyamakuru wa radio Isango Star ndetse abandi n'umukozi wa Rayon Sport nuko ibyo bintu byose byakozwe mukaba mwarabonanye n'ubuyobozi mukagira ibyo mwemeranya. Ndagira ngo wowe nk'umuyobozi w'abafana b'ikipe ya Rayon Sport utangaze ku mugaragaro gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu 2024 2025 ikubiyemo iki, muri gurira nde, intego nangahe, birakorwa gute? Claude Muhawenimana tuguhaye ikaze. Urakoze cyane ngabo, ngira ngo turabanza turebe ngo Rayon Sport yagiye igira abakinnyi bande bavuga bati twebwe turabareyo nta yindi kipe ushobora kubona twakinira. Tuhera mu gihe cya kera bitwa ba Kalisa Claude, hari amakipe yagiye bashaka batireka da, abitwa ba Katawuti batireka da. Tuza kureba dusanga rero buryo umuntu wese agiye kubaka ahera ku rukundo. Yugize imana ukaba ufite muri iki gihe dufite cyangwa tugezemo urukundo rw'umukinnyi ushobora kuvuga ati ngewe iyi nzayipfi, iyi ngiyi niyo yanjye, ntuzane ibindi bintu bindi, iyi niyo yanjye. Wajya kureba ugasanga umuntu wese yagenda yubakira ku rutirigongo, udafite umugongo muzima nta na kimwe ushobora kuba wakora. Wajya kureba ukavuga se twumvikane niyi kiraro utayizamu ngo bamugure ejo akaza abona atameze neza bizagenda gute. Ariko turavuga tuti ujya gutera uburezi arabwibanze siko bigenda. Yego, tukabara kuri isa nk'uko bivuze saa 4:45 ku Isango Star. Yego, muri Rayon Time ni izina ry'abafana bose ba Rayon Sport, haba abari hanze n'abari mu gihugu n'abari hanze ndetse n'abari muri za fans club. Twaricaye n'ubuyobozi turavuga tuti twebwe mbere na mbere reka twebwe tugura umukinnyi usanzwe n'umufana wacu witwa Muhire Keve. Muhire Keve akaba ni kapiteni wa Rayon Sport, yatugagaje urukundo n'umureyo arabigaragaza, n'umwana w'ikipe azi kubera abandi. Uyu mukinnyi waganiriye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abashinzwe rukritoma bakagirana ibiganiro, twemeza yuko atwemerera yuko kuri $40 tubyumvikane azatwemerera kudukinira imyaka 2. Uyu mugabo turamutse tumubonye andi mashami yose ya ekipe, haba muri atake haba muri defense, uyu mukinnyi niba twakubakira tugasanga hari cyari butumane cyane cyane ko ari no mu bantu bafata ibyemezo bakabwira ubuyobozi bati biteye bitya. N'umukinnyi ariko akaba n'umugabo mu kibuga. Bakuzi ba Rayon Sport rero twagira ngo na Matiri twicaranye hanga dutangaze uburyo uyu mukiri tuzamugura, kandi kuri iyi saa tuvugana turasaba umuntu twangabo ko buri gihe muri Rayon Time saa 4:45 abantu bazajya bahita bafata telefoni zabo bakavuga bati twebwe twakanza akanyenyeri ariko amazera 2 muri code ya Rayon Sport. Amazera 2 ibihumbi 8. Iyo ni momo code ya Rayon Sport. iyo ni momo code ya Rayon Sport. Hanyuma ku bantu abo nabari mu gihugu imbere, abari mu gihugu imbere subiramo neza tuza tubijyanemo neza. Nukuvuga ngo abantu bose bafite telefone nazo numva ko hano 100,000 maze kugira. Nuvuga ngo ufashe nk'igihumbi none hanga ugafata igihumbi bakuba n'abantu 100,000. Deja twatubonye miliyoni 100, harimo miliyoni 40 za Keve nizo kwigurira abandi bakinnyi. Nizo kwigurira abandi bakinnyi. Ibi bintu kandi turi kuvuga bizajya bitangirwa raporo hano kuri radio, muramenye ba bantu bayavuga ngo turi bwa abandi nyine ngo batagira umusururu. Ibyo bintu bizabe gutya. Twavuze ngo namazera 2 ibihumbi 8 ni code za Rayon Sport. Reka nyisubiremo, niba ushaka gutanga amafaranga yaba umusanzu mu kugura Muhire Keve muri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu, fata telefone yawe ubu tuvugana maze uje ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode ya Rayon Sport ariyo 008003. Ubwo ubifatanyije ni akanyenyeri 182
akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode ya Rayon Sport ariyo 00 hanyuma uhita ushyiraho urwego ukurikiza amabwiriza. Amafaranga ushatse watanga 1,000, watanga 2,000, watanga 1,100, watanga miliyoni. Ibyo ngibyo n'uburenganzira bwawe, ariko intego mwishyiriyeho mwebwe nk'abayobozi b'abafana nuko mugomba kuza miliyoni 40 zo kugura Muhire Kevin. Turi kumwe abari imbere mu gihugu Maticha, abari imbere mu gihugu tubavuyeho, ahubwo abari hanze rero fan club ya Dina, ubwo n'ubutumwa yigeneye na bagenzi bayo n'abandi bantu bari ku mugabane w'Uburayi. Yego no muri Amerika. Nimero bagomba gukoresha ni 0786 yego 85 9195 yego 0786 85 iyo ni nimero ibaruye mu mazina ya Association Rayon Sport. Ujya gukanda amafaranga ujya kohereza wabona irindi zina Kawadi limit nujya kugakanda urabona handitseho Association, kugira ngo ni numero y'umuntu ku giti ngira ngo ubushize reka no kubivuga ubushize byabaye ikibazo ku bantu bari ku mugabane w'Uburayi, ntabwo babonye uburyo bohereza inkunga yabo mu gihe twaguraga Ojera. Ari nabyo byatumye Ojera turinda tugera hafi mu minsi 10 tutaramugura. Nizere ko rero kuri iyi nshuro bitaza kugorana. Uyu mwana Muhire Kevin ni umwana w'ikipe, reka nongere mbigarukeho, ni umwana w'ikipe yatangira muri za 2013 na 14 ubwo yazaga i Nyanza ari mutoya. Yego kugira ngo yaje muri ya generation ya Batista ba Sefu, abo ba Master, abo ba Mustafa, ba Savio yazanye nabo ba Jabe baragenda agenda ajya ku mugabane w'Uburayi, ariko ni umwana utagitatira. Yagiye i Burayi ntibyamukundira, ntiyatindayo, ajya mu Misiri nto yashushe nk'utinda imyaka 2, ariko nabwo agaruka muri Rayon. We ni umwana ugenda ariko agasigara avuze ati Rayon Sport ni ku mutima, ni ingaruka. Iyo agarutse ni umwana utajya utugora. Nigere rero natwe cyo kugira ngo tumwereke urukundo, tunamushimire nk'abareyo, cyane yuko nawe amaze kuba umuntu w'umugabo avuga ati tunibutsa ko ari hanze igihe twakanda akanyenyeri nawe yabaga ari mu bakunzi ba Rayon Sport nabo bagakanda abantu batanze akanyenyeri. Yigeze kuduha amadolari 300 ati muguru ikipe yacu nari nzi ko ijya message yigeze gutanga amadolari 500 muri Rayon Sport. Yigeze gutanga amadolari 500 ari mu Misiri. Aravuga ati iyo kipe bimeze bite, nanjye gashyira umusanzu wanjye. Uyu ni umureye nyakubahwa, umuntu wese uri kutwumva rwose, uyu muntu kandi umukinnyi tutakirwa tugarukaho rwose. Reka mbibutse ko mu 2015 ku 2016 twari ku Kicukiro, ku gihugu cyo ku Kicukiro. 2015 yari avuye mu isonga ariko atarasinya. Icyo gihe bivugwa ko APR, Rayon Sport na AS Kigali zimushaka. Nari ndi kumwe n'umuntu witwa Sami Imana ishimwe yo kuri Keti Radio na Jarik imfura yacu kuri BNB. Icyo gihe bamuha microphone, nje narandikaga sinatungaga mikoro, nabaga mfite agakayi n'agakaramu. Umwana baramubaza ati urajya he, kuko icyo gihe yatangiye kujya mu ikipe y'Igihugu kandi akiri mutoya, ari kapiteni w'abatarengeje imyaka 17 na za 20. Bavuga ati urerekeza he, ni Rayon Sport, ni APR, na AS Kigali, ufite izihe gahunda? Arangira avuga ati APR yo muyikuremo. Ibyo ntabwo bikora, ibyo yayise byo reka simbivuge. Igihe kizare n'umumediateri mwiza, n'umumediateri mwiza, n'umukinnyi mwiza w'ikipe y'Igihugu banzamo, ariko akaba n'umukunzi wa Rayon Sport. N'ikimenyimenyi nibyo nari nimugana n'umuntu nimugoroba. Muhire Kevin ari mu bakinnyi batatu barimo bahatanira igikombe cy'umukinnyi mwiza wa champion. Yaje hagati muri season, yaje muri season mo hagati, ntabwo yatangiranye nayo. Ari mu bakinnyi mu mediateri bose navuga hano mu Rwanda uyu munsi dufite bose, ufata ayo makipe izo za APR, za Polisi, za Kizose, ari mu bakinnyi mu mediateri bose bakina. Niwe mukinnyi ushobora kubona umwanya mu ikipe y'Igihugu agakina. Uyu muzungu yabyibwirije utoze mu ikipe y'Igihugu, bamwita Frank Spittler, no mugari Spittler. Yicaye hariya none Kevin aruturuka kuraga agakubita protection umukinnyi w'igisoro ukabona ashatse kugwa. Nahita ashyira buriya agenda nakana babwira umuti wamubonye n'amuti uriya mukinnyi we mbona hano mu Rwanda hanga niwe mbona umukinnyi byibuze ukomeye wagumye gukina no hanze y'igihugu. Reka batera gastori, ari umukinnyi umwe wa APR ntavuze izina, gusa wari uri muri bari hagati mu kibuga muri match ejo bundi. Yandikiye Kevin mbere ya match, ubwo nabimenye kubera iki nyuma ya match bari barimo basererezanya, nanjye mpahagaze ndabyumva ko barimo babisererezanya. Yandikiye Kevin mbere ya match, ngaramubwira ati je none ndakwica muri iyi match muri stade Amahoro, abaturage bose bahari ndagusebye. Kevin ahita amusubiza ati urakina se? Ati APR igeze ku rwego rwo gukinisha abakinnyi nkamwe ba nta kigenda. Kandi batera urwenya ari abavandimwe. Icyo Kevin yamukoreye muri iyi match
wenda iby'ikarita byo tubyihorere yamuhesheje urabirangirira biso. anyways abakunzi b'ikipe ya Rayon kuwa Sport gatandatu mu mediateri barenga 10 bari bari mu kibuga niwe mukinnyi wari uyoboye niwe uruhare rwacu abafana rero niwe duheraho niba ari we mukinnyi mu bakina basatira bashaka ibitego uri mu bahatanira ibihembo w'umunyarwanda tunibuke ko n'abafana twibuze ko bamutoye abantu bakomeze bamutore ibihembo bya ligue biracyakomeje. Ahantu rero ngabo ibintu ntabwo byoroshye, tugiye kureba ku nzego z'abantu bose mu bushobozi bwabo nkuko twavuze izi nomero tugomba kongera no gusubiramo mu kanya. Wowe uri hejuru twakwita ngo VVIP, very very important person, wawe ufite amafaranga yawe, uri umukozi wa Rayon Sport, wicaye ahantu runaka, uri umuyobozi, nyaboneka kora geste yawe nawe. Wowe uri muri bank, ndavuga abantu barimo hagati uri muri bank, umukozi wa Rayon Sport, ndiye mbona abajene benshi rwose bakora muri bank. Ari n'ejo bundi twahuye mu kiriza yambaye umupira wa Rayon Sport agiye gusenga, kandi ari umuyobozi muri bank ahantu ntashatse kuvuga, ariko bose zikora abajene bakunda Rayon Sport kandi babasirimu rwose bajya kwivugiza n'ingoma hari kurya hariya, kandi ari abantu bivuye muri za office n'iki byose. Nyaboneka uyu mukinnyi mwese turamuhurizaho, usibye no kubureyo ntabwo ari santima z'ubureyo, ni n'umutekinisiye n'umukinnyi mwiza. Mufana wenda ufite ubwo bushobozi utari bwinshi cyane, sinemera ko mufana udafite ubushobozi bwa butari bwinshi cyane. Mu motari utwaye moto cyangwa kuri kurufata akanyenyeri none aha ngaha nta mutayobeye kode ni ibintu byoroshye, nta muntu utagira kode. Ndaje mbibasubiriremo uburyo babikora, buri wese nakora iyo geste tware bidusanga biroroshye cyane. Umuntu atanze ubushobozi bwe, utanze 1000, ubutangiye abantu, ubwo butangiye abantu batanze inote y'ijana, abantu 10, utanze 1000 n'urugero, kugira ngo noneho turebe ko iyi mibare yanahura y'ibihumbi 100 cyangwa binarenga. Wowe kora geste yawe ku muti bitewe n'amafaranga ufite kuri telefone, none ahohereza undi nawe yohereze, na wa wundi ufite ijana nawe narikireho. Ariko twibuke ko ari abantu bari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Budage, bari muri Australia, bari mu Bushinwa, bari mu Buhinde, bari Dubai, bafite ubushobozi wafata $1000 cy'amadolari agaterekaho. Ngabo tugiye guchallenge aba bantu, tugiye kuba challenge. Ndashaka ko buri munsi nibura tuza kuvanga tuvuga tuti kuri iyi nimero Adriana tubwire kuri iyi nimero nibura abantu b'iburayi bigeze ejo wongera usubiremo. Gahunda hari reka abantu tubahe gahunda. Ibi ni ubutumwa buvuye mu buyobozi bw'abafana, niyo mpamvu aribo baje kubyivugira. Ngicyo nzabakorera rero nk'umunyamakuru wanyu, burya ndi umunyamakuru w'umuryango wa Rayon Sport, namwe ndi umukozi wanyu. Buri munsi uko numvise Claude Muhawenimana yabihaye n'isaha nziza, 4:45 tuzajya tubabwira tuti kuri momo code ya Rayon Sport no kuri nimero ya Rayon Sport, zombi zibaruye kuri Rayon Sport Association, hamaze kujyaho mu masaha 24 ashize, amaze kujya haya iyongera ko yari asanzwe, ubu tugeze kuraya ku buryo abantu bazajya bamenye mu buryo bw'imibare. Ese umunsi umwe twinjije ngahe? Niba mwumva twagiye biguru ntege, wongera ukanda akanyenyeri, ushobora no gukanda inshuro zirenze imwe. Uri umuntu w'umucuruzi uyinjiza buri munsi, wite nushaka nuzaterura 300 ngushyire ko wenda byakwicira business, ariko washyira 30 buri munsi. Ibyo ngibyo ni cyangwa 5,000 cyangwa 2,000 byaterwa na gahunda zawe. Uri umukozi w'ukwezi urahembwe, kura amafaranga 10,000 ushyire kuri ako kanyenyeri. Ni ibintu byoroshye biroshye. Ahubwo icyo tunavuga nuko Kevin tubona umuntu wacu, ubundi biragoye kugira utagaze amafaranga yo mu kigeni akeneye, nuko ari umuntu wacu. Uzi ko wenda abandi bavuga bati naze tumushaka ariko nabo hanze, ariko muri iki gihugu hanga Kevin umukiri ukomeye, nuko nyine yaravuze ati ngiyewe sinajyana kandi hari n'ikipe yagura hanga usibye iyacu nyine na yindi. So bivuga ikirere bivuga yuko birihutirwa wivanga bino zafungwa mu kwezi kwa 7. Twebwe turashaka ko si ikibazo cya Kevin, ni ikibazo cyacu kugira cyacu, kuko we afite talent yari hariya, nta kibazo n'umuntu ntago ashobora kuri ikipe yajyamo. Ni urukundo rwacu, dukora ibintu mu buryo bwihutirwa. Ahubwo nawe narangiza avuga ati ibintu byasorwe cyangwa bimeze bityo, twongere dukomeze twiyubakira ikipe dugore n'abataka n'abandi bantu bandi, ariko dufite urutirigongo rwacu twubakiyeho rwa Kevin Muhire. Oya munsubiriremo, Kevin Muhire yigeze gutanga inkunga yo gusapotinga Rayon Sport cyane amadolari 500 ari mu Misiri. Wowe se mukunzi wa Rayon Sport, niba uruwumva umwana w'umuhungu urukundo afitiye equipe, asigara umugabo utunze urugo, ntabwo akiri umwana anymore. Uwo ni umugabo, ubu ni umugabo, ariko yasangwe n'umugabo mu kibuga.
hari abakinnyi benshi reka wenda duse nk'abakora inyuma ntabwo turi bavuga amazina ariko hari abakinnyi benshi badukiniye twagiye dufasha muri za Bugesera ukamushyira imiryango abandi ukabashyira amabati kugira ngo babashe byabayeho hari abantu twagiye dushakira ibibanza mu Bugesera byabaye ku buntu kugira kubera urwo rukundo igihe kirageze ngo namuhire Keve umwana wacu tumufashe turabimufasha mu gaciro ke k'amafaranga yumvikanye n'ubuyobozi tuyashake. Hari abandi bantu tujya twirengagiza, hari abantu bafite ubushobozi bunini wa muntu ushobora kuvuga uti wenda gukanda akanyenyeri cyangwa se gushyira kuri Momo Pay ya Rayon Sport. Oya, hari n'abantu nabo bifuza ko ubuyobozi bwabegera cyangwa se umuntu ushobora guhamagara kuvuga ati nyamuneka mucanga inkunga yanjye igere hariya. Abo nabo nibaza ko hari uburyo bwiza bwo kwegera umuyobozi arahari, yaba SG Patrick yaba se Claude wamucaho ugatuma ubushobozi bwawe ukabugeza ko dufite abantu umuntu kugira ati bari muri office de l'enveloppe jya aho hantu twaje dukora de santé na match turaza kugira ahantu ari cyo bita reka tubijyane neza. Hari abantu b'abakunzi ba Rayon Sport bisaba kubegera kandi bafite ubushobozi n'umwanya wabo bari mukeya. Hari n'ibyo bita service spécialisé, nuvuga ngo abantu bakora muri banki, tuvuge n'urugero muri banki runaka mwemere kwishyira hamwe mukavuga ati twebwe hari umuntu hano twemera umureyo tubonye mu 500 muze mu byashyire kuri telefone ko tukaza no kubareka tukabashimira kwa amafaranga nabo tuyafata mu ntoki ajya kuri izo konti twavuze. Mbese ari abantu bagiye bayobora Rayon Sport tuvugana tuganira n'inshuti zacu bati nyaboneka mucana dukore ka sheke ka Rayon Sport, nabyo birashoboka. So ibyo byose tujye kubikora icyarimwe, nta gusinzira, twese tujye no kuri tele dukore kugira ngo uyu muhungu wacu baduseka ibyo turamutse tuvuze bitagenze neza kuri Kevin. Niyo mpamvu bigomba gukorwa vuba mu buryo bwihutirwa, ngira ngo batangiye gukanda batangiye babikore kugira ngo byibuze uyu munsi ubwo byibuze igikorwa dukurikije ikiganiro twakoze uyu munsi hari icyizere cy'uko ibintu bigende neza, ariko turabyizeye. Ngabo hari iminsi yashize hari fan club zacaga hangaha zihiga ziri bunakomeze ntabwo biri buhagarara, ziri bunakomeze. Iki ni igihe cyiza, tushimire cyane abaciye hangaha, yaba Dream bakomoje kuri 5,000,000, yaba Forever bakomoje kuri 4,000,000 n'abandi kuko nk'ubu Eugene Kanyandekwe perezida wacu wo muri Dina nawe ndaza kumubaza neza amenye uko bimeze, tugomba guhuza gahunda nawe gahiga. Rega na Jean Paul muri Canada nakora umuvugizi Jean Paul kura umuvugizi nawe muri Canada uri akazi katanye bimeze neza. Mfite muramu wanjye witwa Claude nawe ari muri Canada hari umuntu bita Jean Paul, hari Dominique, hari Emile, abo ni abareyonzi bari hari umuhanzi w'umureyo witwa Safi Madiba muramwibuka waga muri Urban Boys, nabonye ubwene gihugu bwa Canada, nawe niba Safi nawe umureyo bize ubutumwa bwa Saidi muri Amerika turabukeneye. Hari abantu benshi tugomba kugeraho bari hanze, kandi ngira ngo abantu bari hanze tuzadufata umwanya cyangwa bagiye bakora iki gikorwa babyemeye, ariko tuzatubona bashimira yuko hari icyo bakoze. Abareyo baba muri Mozambique bashaka gukora fan club kugira ngo bamamaze n'igihe, nyamuneka kuri inshuro nimwongere mubyuke mudufashe. Hari abareyo mu minsi yashize baba muri Zambia, nabo bari bafite uburyo bakusanya umusanzu wabo. Kuri iyi nshuro nyamuneka dufatikanye, niba koko twifuza kongera kujegeza iriya Stade Amahoro nshyashya. Ntabwo byadushimisha kwinjira muri Stade Amahoro dufite abakinnyi badashinga, dufite abakinnyi batari ku rwego rwa Kevin. Dukeneye kugira abakinnyi bari ku rwego rwa Kevin nibura nka 7-8. Niko bimeze. Ejo bundi tugana ku musozo mwagiye mwumva abantu bavuga ngo ni gute ngo Rayon Sport ngo yabura miliyoni 40 zo kugura rutayizamu runaka, ngo ni gute ngo miliyoni 40 ngo zibura. None hari abo ndi kubona hano muri comment ari kuvuga ngo aya mafaranga miliyoni 40 ni menshi kuri Kevin wabitangiye. Abangaba 20 imyaka 2. Reka tubashimire cyane kuba, ariko twasubiramo biriya bintu by'akanyenyeri ngira ngo matiri igiye gusubira iyi kode, hanyuma nawe usubire mu za nomero kugira ngo tugende. Twavuze ngo ni akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 kode ya Rayon Sport ni 0,2,800 kuba ari imbere mu gihugu ugahita ushyira amafaranga ushaka. Biroroshye kuba uzi kode gusa 0,2,800. Hanyuma bari hanze y'igihugu kugira ngo wenda hari kode bajya bakoresha yabo, ariko nimero yo mu Rwanda baza gushyiraho amafaranga ni 0786 85 9195. Ibaruye mu mazina ya association. Niyo kode nayo nuko ibaruye mu mazina ya association Rayon Sport. Twikusanyirize miliyoni 40 zo kwigurira umwana w'ikipe Kevin Muhire wa Zaruni.